Abigishwa bari bavuye Mawusi batekerereza ba cumi n'umwe na bagenzi babo bandi uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyura umugati. Igihe bakivuga ibyo, Yezu ubwe aba nguyu ahagaze hagati yabo, arababwira ati nimugire amahoro. Barakangarana bashya ubwoba, bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati ubwo bwoba bwose mufite ni ubw'iki? Kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Murebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni jyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Avuga ibyo abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, baba bo gutangara gusa. Noneho arababwira ati hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Nuko arababwira ati ibyo ni byo nababwiraga nkiri kumwe namwe, nti ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeyeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Aherako ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Maze arababwira ati handitswe ko Kristo agomba kubabara, maze ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye, kandi ko uhereye i Yerusalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, turacyari mu gihe cya pasika, muri okutave ya pasika, iminsi 8 dukomeza ibyishimo bya pasika. Pasika ni impamvu ikomeye y'ibyishimo. Kristo yadutsindiye urupfu. Muri minsi cyunamo tugenda twumva ububi bw'icyaha, agahinda n'akababaro, icyaha, urwango biganisha ku rupfu. Kristo ibi byose yemeye kubyigerekaho, yemeye umuriho wa muntu, yemera gutotezwa, yemera kwicwa urubozo. Ibi byose ari ukugira ngo adutsindire urupfu, arurandurane n'imizi yarwo. Arapfa ariko arazuka. Ubundi muntu icyaha cyamugaragazaga hagati, umuntu ubundi waremanywe icyubahiro n'agaciro gakomeye, ibyo umuririmbyi wa Zaburi atubwira. Iyo nitegereje ijuru ryaremwe n'ibiganza byawe, ndibaza nti umuntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka? Umuntu ni iki, mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho? Umuciki rwose habuze gato ngo umugire umunganye n'Imana, umutambiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga, umugira umwami w'ibyo waremye, umwegurira byose ngo abitegeke. Umuntu ni iki? Amatungo yose maremare n'amagufi, inyamaswa zo mu gasozi, inyoni zo mu kirere, amafi, byose urabimwegurira ngo abitegeke.
aka gaciro ka muntu, icyaha n'urupfu kiraza kikagakuba na zeru, umuntu kikamugaragaza agati, ariko umugambi w'Imana ntabwo ujya uhera, aribwo Yezu Kristo yigiraga umuntu nawe ibi akabinyuramo, nubwo yari Imana nyirizina, umuremyi w'ijuru n'isi, yemera kubabara no gupfa, atari uko abuze amaboko yo kwirengera cyangwa ubwenge bwo kwiburanira, ariko ari ukugira ngo tugaragarize ububi bw'icyaha kandi anadutsindire ya ntwaro ya Sekibi. Ivanjiri tagira tubwira abigishwa bari bavuye Emawusi. Ababigishwa nk'uko Ivanjiri bitubwira bari bakoze urugendo rukomeye, urugendo rw'ukwemera. Abantu bari barasize byose, bavuga bati tubonye umukiro muri Yezu, ibindi imirimo yabo, imyuga yabo barayisiga n'amasambu yabo, bati nta cyaturutira Yezu. Ariko Yezu bari bazi yari Yezu w'ibitangaza, Yezu ukiza abarwayi, ukangaranya amashitani, ukora igitangaza akagaburira abashonje, Yezu abantu bashakaga kwimika ku ngufu, nta wundi mwami dukeneye, uyu nguyu yaraduhagije, nta n'aho ahuriye n'abo dufite. ngo Yezu hari umwanditsi, umusenyeri w'umunyamerika Fulton Sheen, ari mu nzira zo kugirwa umuhire, avuga ngo hari abantu bashaka Yezu utagira umusaraba. Abavandimwe b'amadini murabibona, umukiro, agakiza, umuntu wakiriye agakiza, akiza indwara, bizinesi ze zirunguka, yari yarabuze akazi yakabonye, yari yarabuze umugabo yamubonye cyangwa umugore, yabonye amashuri, nakiriye agakiza. Ariko umusaraba uvuga gahoro, umusaraba uvuga gahoro, n'urwaye cyangwa ugize ibyago biba bisa naho bibangamiye cyangwa se bikontorodiza Yezu umukiro. Hari filimu yigeze kubaho hambere bitaga Jesus Superstar, Yezu w'umusitari, Yezu w'umusitari. Rero Fulton Sheen aravuga ngo hari abantu badashaka Yezu, nako bashaka Yezu utagira umusaraba. Hari n'abikorera umusaraba utagira Yezu. Abantu cyane cyane yavugaga abakomunisite, bahakana Imana, bakagira discipline rigoureux des sacrifices pour créer le ciel sur la terre. Umusaraba utagira Yezu, umusaraba utagira Yezu nawo ntaho wakuganisha, aba ari stoicisme. Abigishwa rero bari barakurikiye Yezu w'umunyabitangaza, apfuye bariheba, baravuga bati uwo twari twarizeye bamwishe, amizero yacu ararangiye, twisubirire mu buzima kujya gushaka imibereho. Yeruzalemu umurwa w'Imana bawuvamo, mbese bari barataye, baraguye, barigiriye mu gushaka imibereho, bava mu by'Imana bajya mu byabo. Yezu ariko arabakurikira, ijambo ry'uko abaganiriza rikabarema agatima, rigenda ribahembera. Noneho bigeze kuri Ukarisitiya babona ko ari we
nyirizina wazutse, bahita basubira iryo joro bwari bwije, ariko bahise basubira i Yeruzalemu. Nibyo rero ivanjiri tubwira. Abigishwa bari bavuye Emawusi, mu gihe bagitekerereza ba 11 na bagenzi babo bandi uko bagendekeye mu nzira, uko bamumenye amanyura umugati. Bakivuga ibyo, Yezu nawe ubwo barahageze, ati nimugire amahoro, mugire amahoro. Yezu wazutse niwe uduha ukwizera. Mu kanya Musenyeri Papias yavugaga la jeunesse sans avenir, bihebye, ikeneye guhabwa kwizera kwa Kristu wazutse. Aba bigishwa rero bamaze guhura na Yezu, bamaze kumenya no kubona ukuri k'ubuzima, ko Yezu yatsinze icyaha n'urupfu, yatsinze inabi yose, ko urupfu n'ikibi atari byo bigifite ijambo rya nyuma ku muntu. Baragenda bahamya hose, ndetse ku bubasha bwa Kristu wazutse bakora n'ibitangaza. Nuko nguko mu isomo rya mbere bari bamaze gukiza uyu muntu wari waramugaye, bamaze gukiza. Petero aterura ashize amanga, akababwira ati bantu b'Isirayeli, ni iki gitumye mutangazwa n'ibimaze kuba? Cyangwa se ni iki gitumye muduhanga amaso nk'aho duhaye umuntu kugenda ku bubasha bwacu? Ni Yezu mwabambye ku musaraba, mwatanze mukamwicisha nk'umugome, niwe wazutse. Kristo yagombaga kubabara, agapfa akazuka uko abahanuzi babihanuye, kugira ngo adufungurire amarembo y'ubuzima kandi adutsindire sekibi. Bati se dukora iki? Mwisubireho kandi mugarukire Imana kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Bavandimwe, ngubu ubutumwa dufite bwo kwigisha butanga ihumure n'ukwizera, kubera Kristu abahamya. Mu burezi ni ahantu h'ingenzi mu kwamamaza inkuru nziza, kugira ngo abato bakure muri uku kwizera. Abantu benshi usanga viziyo yabo igarukira kumva, nzakora iki, nzakora kiriya, nisazire, akaba ariho bigarukira. Ariko umuntu wemera Kristu wazutse, viziyo ye irenga imva, irenga urupfu, irakomeza. Kimwe mu bintu ubona bitera imyitwarire idahwitse cyangwa se no kwiheba, ni ya viziyo igarukira kuri ubu buzima, viziyo materialiste, itarenga urupfu, gahunda zigarukira kumva zitarenga urupfu. Nk'aba bigishwa b'Emawusi mbere bumvaga birangiye, bati natwe reka tujye kwirwanaho igihe tukiriho, ubundi twipfire. N'uwo twari twizeye bamwishe akiri na muto, ntacyo aratugezaho. Mu burezi rero tugomba gutoza abato, kwigisha abato kugira uku kwemera n'iyi viziyo ireba kure. Ibi rero bitanga umurongo w'ubuzima, bitanga umurongo w'ubuzima ku buryo bw'umwihariko. Ubuzima
bwo gukorera Imana, ubuzima bwo kwiyegurira Imana, ubuzima bwo guha priorite Imana n'iby'Imana, buba bushingiye kuri uku kwemera. Pawulo mutagatifu yaravuga ati Kristo aramutse atarazutse twaba ibyo turimo byaba biteye agahinda, twaba duteye agahinda, twaba turi abo kubabarira. Koko kandi aha niho hubakiye ukwizera kwacu n'ukwemera kwacu, n'iryo shingiro ry'ubutumwa bwacu. Buriya ukuzuka nicyo gitangaza gikomeye Yezu Kristo yakoze, cyagaragaje ubumana bwe. Na mbere yazuye na Lazaro, ariko yarongeye arapfa, yatubuye imigati, hagaritse umuhengeri, bose baratangara, yirukanaga amashitani, ariko bari bataranyurwa kugeza no ku rupfu rwe. Nyine abigishwa bahunga bavuga bati twataye igihe tumukurikira. Abandi bari bihebye batazi n'icyo gukora, bifungiranye mu nzu. Ariko kuzuka niko kwatanze urumuri, ni nabwo ivanjiri yatangiye kwandikwa. Bakajya basubiza amaso inyuma bahereye kuri iki gitangaza gikomeye cyo kuzuka, bakavuga bati ariko ubundi yavukiye hehe? Harya ubundi ntinde umubyara? Harya ariko uribuka ijambo yigeze kutubwira, umwana w'umuntu azicwa ariko azuke nyuma y'iminsi 3. Ariko muribuka azura Lazaro yaduhaye yaduciriye amarenga. Kwemera rero Yezu Kristo wazutse niryo shingiro, ni narwo rumuri rw'ukwemera kwacu mu nkuru nziza no mu burezi tugomba kumenyesha abato. Mutagatifu Inyasi Doroyora amaze gukomereka ku rugamba, ntangira muri ubwo bubabare bwe kuzirikana ijambo ry'Imana, aza kwemera Kristo wazutse, akize, ahaguruka avuga ati ngubu ibyo nari ndimo ntaho byampeshaga agaciro, ntacyo bivuze, ngiye kwiha Imana no gutoza abandi kwiha Imana no kwamamaza inkuru nziza. Ajya kwiga teolojiya i Paris, ahasanga abasore ba Saveri, François Xavier, bakajya bamutakina batari ko muzeyi, umuntu wari umujenerali ukora iki hano kwiga teolojiya? Akavuga ati ariko se mwa basore mwebwe gahunda mufite ni iyi? Turiga tuzarangiza amashuri, hanyuma se tuba abantu bakomeye muri sosiyete, tuba abategetsi, tube hanyuma se tugire ubuzima bwiza, hanyuma se yakagenda bakowensa bakagera nyine ku rupfu no kumva, hanyuma se ati hanyuma se iki kandi dusaze nyine. Rero reka mbabwire ubuzima burakomeza no hakurya. Rero jyewe nicyo naje kubona, namenye ukuri k'ubuzima bukomeza. Ntabwo tugomba kugira viziyo igarukiye kumva, tugomba kugira viziyo irenga urupfu. Uku kwemera rero no kwizera Kristo wazutse biduha umurongo w'ubuzima, mu byo dukora tugakora dufite viziyo, dufite igenamigambi rirenga
ubu buzima rikomeza no mu buzima bw'iteka. Mu byo duhitamo, mu byo duha priorite, tukaba dufite viziyo ireba kure. Ibyo rero bitumwa no mu burezi, kwigisha abato, kuko hari aho bigera ukaba udashobora kubona ibisubizo, cyangwa se igihugu kwizera mu buzima, mu gihe umuntu adashobora kurenza amaso ngo agire viziyo irenze y'urupfu, amenye ubugingo bw'iteka Imana idukunda yaturemeye, ari naho twongera tukabona ka gaciro ka muntu Imana yamuhaye imurema, ikamugira akamana gato. Nyagasani Yezu nabane namwe.